umugabo antera inda tutanaziranye tutanakundana ku buryo ntabwo n'ubuhamya burebure ntabwo nabijyamo wenda ikindi gihe nzabitangamo ubuhamya ko si ubu ngubu ku buryo n'izina rye naribajije ntwite kugira ngo menye izina rye naribarije ntwite ariko aho yarakwiye hunda hazi kuko nyine nari mpazi ko nahabonye ahacururiza gutyo ni umuntu twari tuziranye mu nzira gutya aza kwa nyogokuru kuko Yesu yankoreye ibitangaza bikomeye buriya nababwiye ko mfite abantu 8 ariko jewe bwa mbere nashatse narabyaye nabyariye iwacu nari umufiyemeri iyo umuntu amaze kubyarira iwabo byose biba birangiye abataye agaciro abazi ko nta n'umuntu uzanamushaka ababona mbese itata n'agaciro mbese mu buryo bukomeye mu by'ukuri nkimara kubyarira iwacu numvaga ubuzima bwose burangiye njyewe ubundi Imana iza kuza kumpa umugabo muri 87 mu kwezi kwa 8 nibwo Imana yampaye umugabo turabana ari umujene kijya afite imyaka 21 nge mfite 23 munamurushaga imyaka 2 turabana urumva naranabyaye ariko Imana iramumpa turabana twubaka urugo rwiza Imana iradushyigikira na bugingo n'ubu ngubu niwe turi kumwe bigisha kubana ndetse nabagiye bashaka uziko yewe nabaga nabonye nabakwe nzashaka Imana yanabanyeretse Imana yanabanyeretse Imana rero yarabikoze kandi kuryo nta waza ngavangira umwana umubwira uti uriya mureke mfite amakuru rwose barazaga nkavuga nti uriya mureke haza undi nkamubwira nti uriya mureke undi yaza nkavuga nti uriya Imana yambwiye uriya Imana yaramumbwiye ntarebye kuri ibi nuriya agakoreye ibintu byiza nk'umubyeyi kuko umubyeyi ikintu agutoje nicyo ufata ariko akana ntago kari kazi ariko kamaze gukura gatekereza ibintu nyirarume yagakoreye karababara hanyuma rero gakura ari akaraya kujuje ibyangombwa kubera yuko ari byo nyirarume yakigishije ibyo duha abana nibyo bazafata ibyo twigishije abana bacu nibyo bazafata niyo mpamvu ubura umujura umwana wagakura ari umujura Imana idufashe kandi tugirire neza hanyuma rero Mariya akura ari indaya wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye nami wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza mwami wanjye ndwaye watweretse ineza turi mu byago no mu makuba wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye nami wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu bakunzi bakunda ubwenge TV twagarutse muri uku kwezi kwa 4 kwagezemo hagati rwose hafi no kurenga 2023 birumvikana turabasuje mu izina rya Yesu mwumve mwikaze utarakora subscribe ubikore kugira ngo uzajye ubona notification z'ibiganiro tukugezaho kandi tugushimire nawe wayikoze kanoherezanya ibiganiro
abandi bantu rwose turabibona ko mudukunda. Imana nikomeze ibahe umugisha. Ngewe ndi Emmanuel, iyi ni Kunda Ubwenge TV, turi inshuti zanyu muri inshuti zacu. Uyu munsi twageze noneho ku mubyeyi Mama Raissa, mubyeyi mukozi w'Imana, muvuga ubutumwa bwiza, arabyiganirwamo n'ibintu byinshi byiza bishobora kugira ikintu bimarira isi ya none, cyane ko mubizi ko turi mu kaga gakomeye ko kugendana n'ibigezweho, ariko kandi biri gushuka abantu. Dukeneye ababyeyi, abamama nk'abo dukurikiye, ufite icyo wavugira nawe kuri iyi channel yacu isigahembuka. Ngaho rero gubwa neza, ntukore connection kugira ngo tugirane ibihe byiza na Mama Raissa, mukozi w'Imana, ugiye kutwibwira mu mazina ye bwite, maze akafatiraho atuganiriza iby'Imana ashyize ku mutima we. Yesu ashimwe. Mama Raissa, Yesu ahimbazwe cyane. Mumeze neza? Tumeze neza. Yego, mu mutima no mu mufuka biragenda? Mu mutima biragenda. Mu mufuka Mu mufuka ni buhoro. Ni buhoro? Ni buhoro. Cyangwa ni muri ya ntero bavuga ko nta muntu ujye wemera ko akiza? Oya, uko biri kose nabwo turanyuzwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Mutangire mwibwira abakurikiye Kunda Ubwenge TV amazina yanyu, noneho muhite mukomeza muganirize abadukurikiye icyo Imana ashyize ku mutima wanyu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. turibwira abantu abari hafi n'abari kure. Ndabizi ko turimo kumva n'abantu ba hafi n'abakure, abari mu mahanga, abari mu Rwanda. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Umurangamirwa Niserata, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 8. Ndashima Imana rero yuko yampaye agakiza. Uyu munsi nkaba numva nshaka kuvugira Imana kubera yuko ari cyo gihe numva Imana ibimpaye. Yesu abaho umugisha. Yego, urakoze. Utarakomeza, abana 8 n'abawe harimo n'aburera? Oya, n'abanjye nabyaye. Ko umuntu nabyaye abana 9, hanyuma umwe arapfa. Paul. Mfite abana 8. Ariko kandi ubwire n'abantu ko nta mwuzukuru uragira, amakuru ko tuyafite. Mfite abuzukuru benshi, mfite abuzukuru 15. Koko se? Mfite abuzukuru benshi pe, kuko Imana yampaye umugisha. Abana banjye bagiye bashaka bakiri batoya, barabyara. Kandi burya abakobwa bo banashaka vuba. Kandi abenshi nabyaye n'abakobwa. Yego. Niba nta banga ririmo, kugira ngo abadukurikire nabo bashobora kuba bafite abana mu rugo byenda imyaka iri kwegera hejuru, ibanga ni irihe? Hari ibintu bitatu navugira muri iri jambo. Hari ukuba abana barabengutswe ko iwabo ari kwa bosi, cyangwa se abana bafite ubwiza, cyangwa se hari n'isengesho ry'ababyeyi. Ni ikihe muri ibyo cyatumye babengukwa vuba? Buriya rero umuntu wese agira ngo wirukanka biterwa n'ikimwirukansi cyari. Narabyaye mbanza kubyara abahungu. Yego. Nabyaye abahungu 3. Hanyuma ubundi mbyara abakobwa 6. Yego. Umukobwa umwe niwe wapfuye. Ariko narabyaye nabyara nkabona n'umukobwa. Najya kongera kubyara nkabona n'umukobwa. Abakobwa baba 3 baba bari bwo buranyeca, nkajya mvuga nti Mana, aba bakobwa ndimo kubyara. Amariski y'abakobwa bamenshi. Ntekereza ukuntu abakobwa babyara, bamwe nabo babyara abandi bakababyarira mu rugo, ubundi bakaguma mu rugo bakagumirwa ntibashake, ukabona n'ibibazo. Natangiye rero gusengera abana banjye bakiri bato cyane. Bakiri bato rwose, hahandi umwana atayajya no muri garidiyene. Numva afite umutwaro ukomeye, nkajya mvuga nti Mana, mbabarira unkorere igitangaza kuri aba bana, nkabasengera. Mu by'ukuri rero buriya hari ikintu nabonye mu buzima manwe, ikintu nabonye. Burya hariho igihe umuntu asenga amasengesho y'amatakirangoye. Yego. Ariko noneho iyo usenze ugasenga kari mu mwanya wabyo, burya Imana ibikora neza. Yego. Rero kubera ayo masengesho nagiye senga, hari n'igihe dusenga nabi. Ariko umuntu najya asenga, ajya nasenga neza. Usaba icyo wumva ushaka, kandi ukibwira Imana uzi ko Imana izajya ikora gutyo. Mbese wasabye Imana bakuyakiri kare?
najyaga nsenga nkavuga nti Mana ndakwinginze ndagusabye abakobwa banjye uzabaho ubukwe kandi nibashaka Mana ntibajye bashaka bakiri batoya nibashaka Mana uzajya ubamera abagabo bakiri batoya ariko sinshaka umukobwa wanjye uzagumirwa cyangwa ambyarireho mu rugo adashatse. Noneho rero Imana irabikora uko uwa mbere yashatse afite 19 uwa kabiri gutyo nta numwe wigeze ashaka afite nka 24 oya bose bagiye bashaka bafite imyaka mitoya ariko niko nari narasabye. Ijambo ry'Imana rero rivuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurira. Amen. Imana yaguhaye ibyo wasabye, yampaye ibyo nasabye. Utaraharenga uragira ababyeyi yihe nama kuko icyo ni ikibazo mu Rwanda dufite cyangwa se n'ahandi ku isi, kubona abakwe abasenga babikesha Imana, abaraguza bakabikesha abapfumu, abatagira idini, abataraguza ntibamenye igice barimo, ariko nkatwe dusenga gira inama abantu ku buryo nuzakurikira iki kiganiro azavuga ati nge sinensanzwe mba mu rusengero ariko kubw'abana banjye mbona bari kugenda basa nkaho batarandika, niko ajya yivuga muri ya mvugo y'aba.com ngo yataranditse muri iyo mvugo avuga ati ngiye gusenga Imana ingiriye neza nkuko yagiriye neza mama Raisa nanjye ndebe ko nashingira. Ubwo iyo nama niyo abantu badukurikiye bategereje. Umva rero Mana nyagasani ikintu inama nagira abantu cyane cyane abamama ababyeyi b'abamama nitwe tujye dukunda kugira imitwaro y'abana kuko buryo umwana ubaye mwiza aba ari uwase, umwana ubaye mubi aba ari uwa nyina. Turabizi nyine ko ariko bijya bigenda. Umwana yabaye umuhanga mu ishuri akaba ari umwana mwiza aba ari uwa papa we, ariko umwana wabyaye ikinyendaro mu rugo umwana witwaye nabi avuga ati ni uwa nyoko. None ariko ngo imvugo yaragororotse ahari ni ya kera. N'ubu ngubu hari imyumvire ikiriho. Yego. Noneho rero ikintu nagiramo inama abamama nuko tuzajya dusengera abana tukabasengera bakiri batoya kugira ngo bahereye hasi Imana ibahere umugisha guhera hasi. Noneho umwana azamuke nawe hari n'ijambo hari icyo umufiteho. Ngiyewe hari Imana yagiye imbwira ikambwira uti nzaguha umugisha ku bana, ndetse nabagiye bashaka uziko ngewe nabaga nabonye n'abakwe nzashaka. Imana yanabanyeretse. Imana yanabanyeretse. Imana rero yarabikoze kandi kuryo nta waza ngo avangira umwana umubwira uti uriya mureke mfite amakuru. Rwose barazaga nkavuga nti uriya mureke. Haza undi nkamubwira nti uriya mureke, undi yaza nkavuga nti uriya Imana yambwiye. Uriya Imana yaramumbwiye ntarebye kuri ibi nuriya. Kandi koko Imana yampaye abakwibeza, Imana ishimwe. Abamama ababyeyi badukurikiye ni ukuvuga ngo bayoboke inzira y'amasengesho. Ni ukuri. Biyambaza Imana. Cyane. Abari mu bapfumu baveyo. Ego mu bapfumu se mu bapfumu nyine ni ukwirushya. Ni ukuruha kandi bakaruhira ubusa. Abakenyerera ku bintu bita imiti ngo nibyo bitanga amashaba. Ugira ngo ubwo hari ibisubizo babona. Ntabyo ahubwo baragumye bagahangayika agatanga amafaranga hamwe akazatanga amafaranga handi byose bikamupfana ubusa, ariko kuri Yesu byose birashoboka. Amen. Amen. Umutware wanyu nawe arasenga. Arasenga. Yego rwose. Ku badukurikiye ndimo ndabariza abatamuzi cyangwa abatabazi ariko nge ndabazi, birumvikana ko Kunda Ubwenge TV duhamagaye aho barwanye ntituzaza, nuduhamagara aho bicanye ntituzaza, ariko nuduhamagara aho bihannye tuzaza. Amen. Inkuru z'abantu rero b'Imana tuba tuzizi, inkuru z'abashaka kwihana nazo iyo tuzimenye tujyayo. Turabazi rero hano ni kwa mama Raisa na papa Raisa. Papa Raisa ngira ngo arigiye yahoze ari dirije ariko gukora imirimo myinshi ntago bikimukundira. Yego. Noneho reka mbere yo kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana mugiye kugeza ku badukurikiye mubanze mudushyira imbere y'Imana. Kadusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza bagutegereza bose. Tugushimiye Mana uyu munsi mwiza uduhaye wo kongera kuganira ku ijambo ryawe, tuganira ubutumwa bwiza. Data wa twese ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rikiza indwara, rigakiza ibyaha byananiranye. Ijambo ryawe ni imbaraga kuri twebwe. Data wa twese mwiza, ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe urikurikire. Haleluya, urishorere rigende ryera imizi
rikora ibikomeye n'ibitangaza, abanyabyaha bihane. Ijambo ryawe Mana ndasenze kugira ngo rigere ahantu kure cyane kandi rigere mu mitima y'abantu batabasha kugera. Urakoze Mana, sengera abanyantege nke ngo bambike imbaraga, kandi mu izina rya Yesu ndabizi kuri kumwe natwe kugira ngo tugirire neza. Kubwa Yesu umucunguzi wacu nimwe mbyambaje, amen. Mwakomeza. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi. Ni ijambo riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko, ibice byaho ni 14 umurongo wa 3. Turahera ku murongo wa 3, hanyuma rero dukomeze tugeze ku murongo waho w'9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo Yesu yari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe yicaye arya, haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadahanu y'agati kitwa narada. Nuko amena umukondo amavuta ayamusuka mu mutwe. Bamwe muri bo bararakara bati, aya mavuta apfushirijwe icy'ubusa, ko yajyaga kugurwa idenariyo zisaga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera. Ariko Yesu arababwira ati, nimumureke, muramuterera iki agahinda, kwangiriye neza cyane. Abakene bo muri kumwe nabo iteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza. Ariko ngeweho ntituzahorana iteka. Akoze uko ashoboye, abanje gusiga amavuta ku mubiri kutunganyirizwa guhambwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Amen. Imana yacu nishimwe. Iri jambo ni ijambo numvise twaganiraho, rihora ku mutima wanjye kuva nakizwa. Natekereje urukundo Imana ingiriye, noneho mbisanisha n'iri jambo. Ahari wenda nawe biraza kugufasha kugira ikintu wakumva. Iri jambo naritekerejeho mu buryo bukomeye. Uyu mudamu yasize Yesu amavuta mu mutwe, ariko impamvu uyu mudamu yasize Yesu amavuta mu mutwe yabitekerejeho neza. Uyu mudamu witwa Mariya Magdalena. Uyu mudamu yatekereje aho Yesu yamukuye, yatekereje ibitangaza Yesu yamukoreye, yatekereje urukundo Imana yamukunze. Arangije afata decision, aravuga ngo reka nshaka ikintu cyiza nakorera Yesu kugira ngo nawe yishime, kuko nawe Yesu yaranshimishije. Iyo dukurikiranye amakuru y'uyu mumama, uyu mudamu yagize ibibazo kuva akiri mutoya. Akiri umwana yabaye imfubyi. Amaze kuba imfubyi arerwa na nyirarume. Nyirarume rero wamureze yari umugabo w'umunyangeso mbi. Burya hari abantu b'abanyangeso mbi, ariko Imana idufashe kandi tugirire neza twe kuba abanyangeso mbi. Uyu nyirarume rero yamukoreye ibintu bibi cyane. Atangira kugafata ku ngufu kakiri akana gatoya, akajya agasambanya kakiri gatoya. Nta muntu numwe wigeze abimenya, n'umugore wa nyirarume ntiyabimenye, nta nundi muntu wamenye ukuntu byagenze. Ako kana karabikurana, gakurana ubwo busambanyi, gakura ari akantu kakarara, ariko kigishijwe na nyirarume, nta wundi muntu bizi. Kandi ako kana kari gafite igikomere mu mutima cy'ibintu nyirarume yamukoreye. Kakiri gato kumvaga ari byiza, kari kazi ko nyirarume yagakoreye ibintu byiza nk'umubyeyi, kuko umubyeyi ikintu agutoje nicyo ufata. Ariko akana ntago kari kazi, ariko kamaze gukura gatekereza ibintu nyirarume yagakoreye, karababara. Hanyuma rero gakura ari akaraya kujuje ibyangombwa, kubera yuko ari byo nyirarume yakigishije. Ibyo duha abana nibyo bazafata, ibyo twigishije abana bacu nibyo bazafata. Niyo mpamvu ubura umujura umwana wagakura ari umujura. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma rero Mariya akura ari indaya. Umunsi umwe rero baza kumufata asambana. Bamufata asambana, bamufatana n'umugabo. Bibiliya itubwiye, ntabwo igitwereka yuko bigeze bazana umugore ngo bamuzane n'umugabo bafatanye basambana ngo babashyire Yesu, ahubwo bafashe Mariya wenyine. Imana tuyirire neza cyane.
Mariya aragenda, baragenda bamutera sentere, bamukubita, abandi bamutera ibitoki, abandi bamutera ibirayi, abandi bamukora uko bashaka kose. Mariya baragenda bamujyana imbere ya Yesu. Bamugejeje imbere ya Yesu, ngo Yesu baramubwira bati umva rero uko wigize hanga harya, umva ko wigize umuntu wa hatari, ngaho tubwire uyu muntu turamwifatiye tumufasha asambana, none wowe uramuvugaho iki? Ariko ngo bashakaga urwitwazo kuri Yesu kugira ngo nawe bamugirire nabi. Mariya yari yakatiwe urwo gupfa kuko umwisiraheli wafatwaga asambana w'umugore bahitaga bamutera amabuye uwo mwanya bigahita bimurangirana. Mariya rero Yesu amaze kumubona ntiyamuciraho iteka. Arangije ngo arunama yandika hasi, yandikira hasi. Arangije arunamuka arabareba. Arababwira ati umuntu utari wakora icyaha naba ari umutera ibuye. Kandi Yesu yabivuze muri ba bantu bazanye Mariya bamushyiriye Yesu ko yasambanye, na nyirarume wabo undi wamwigishije ubusambanyi yararimo. Cyo kintu kigutangaza. Nawe yararimo, nawe ari mu bantu bamukiriyeho iteka kandi ari wamwigishije ubusambanyi. Uko nguko niko abantu bajya bigira banyoni nyinshi bakigira nabi, kandi mu by'ukuri aribo bantu b'abanyabyaha ruharwa, ariko nibo bantu bajya gucira abandi witeka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Noneho rero Mariya Yesu arunamuka abwira abantu bari barahangara avuga ati umuntu utari wakora icyaha naba ari ubanza amutera ibuye. Kubera ko ijambo rya Yesu rikomeye, kubera ko ijambo rya Yesu rifite imbaraga. Yesu akimara kuvuga gutyo buri muntu wese bimucira urubanza. Yesu akimara kuvuga gutyo buri muntu wese yumvagize ubwoba, yumva ibyaha byarabitekereje, na nyirarume wari aho ngaho atekereza ko bamwigishije ubusambanyi, nawe ahita acaho ariruka nkarigendera. Bose bacaho baragenda. Mariya asigara wenyine na Yesu. Yesu arongera yari yunamye arimo kwiyandikira hasi, arongera arunamuka. Aravuga ati ese mugore abantu bakuregaga bari hehe? Arangije aramubwira ati ntabwo ndabona bagiye. Avuga ati bose bagiye, ati ntabwo uguciriyeho iteka, ati ngaho rero nange singuciriyeho iteka. Imana ishimwe cyane. Ati nange ntabwo nguciriyeho iteka, nange atari ugende ntuzongere gukora icyaha, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Imana ishimwe cyane. Maze Mariya arangije yumva arishimye, Mariya aranezerwa, bimukora ahantu ku mutima, yumva arishimye, avuga ati nange nzakurikira Yesu. Mariya aragenda. Mariya rero uyu nguyu ni wa wundi wavaga indimwe na Marita, ni wa wundi wavaga indimwe na Lazaro. Bari abana bireze b'imfubyi, bumva barirewe mu miryango, ariko bamaze gukura barisuganya, baragenda noneho barirera. Imfubyi mwihangane, imfubyi mukomere, abarererwa mu miryango mwihangane, abirera mwihangane. Uko bimeze gute Yesu namwe arabakunda. Imfubyi mukomere, imfubyi mwihangane. Nukuri muhura n'ibibazo bikomeye cyane, burya abantu b'imfubyi bahura n'ibibazo bikomeye cyane mu miryango barererwamo. Hari ababigisha gusambana, hari ababigisha ubujura, hari ababigisha ubugome butandukanye, bagakura n'ibyo barimo, ariko mwihangane, Yesu arahari, kandi Yesu arabavuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe, Yesu arabaruhura. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nuko ngo barangije rero Mariya aragenda. Amaze kugenda ngo agenda akunze Yesu cyane, agenda yumva mukunze, arangije aragenda, ariko ngo aravuga ati nzagumana na Yesu, nzamugundira. Nuko ngo agenda akunze Yesu, ariko ngo hashira iminsi arongera agira intege nkeya. Abantu rero turi abantu twibagirwa vuba, dusubira inyuma vuba. Mariya arongera yisubirira inyuma. Muribuka ko Yesu yajyaga agendana n'abantu benshi, ikivunge cy'abantu benshi kimugendaho, abarwayi, abakizaba, Yesu yagenda akora ibitangaza mu buryo bwose. Ariko ngo Mariya we mu gihe abandi bagendaga kuri Yesu, we agenda yisubirira inyuma, yongera gukumbura bwa busambanyi, yongera gukumbura ko yavuye, yongera asubira inyuma. Ngo aragenda agisubira inyuma mu busambanyi, ahita asara. Buriya umuntu asubiye inyuma agasubira mu byaha, ngo umuntu aba afite umudayimoni umwe, akagenda akazana abadayimoni 7, yamara kubazana noneho bakaza bakinjira muri wa muntu. Ngo ibyanyuma by'uwo muntu biba bibi kurusha ibya mbere. Mariya rero ibyanyuma byo byabaye bibi kurusha ibya mbere, noneho aragenda arasayisha, arangije ahita asara mu musazi, aragenda arya puberi, aragenda arasakuramo imyenda, aba umusazi wirukanka. Ariko Yesu arongera yibuka Mariya. Imana ishimwe cyane.
arongera yibuka Mariya, amaze kumwibuka arongera ajya kumushakisha. Yesu arongera yinyuza ahantu Mariya arimo kurya piberi, arimo gutoragura amashashi, arimo kurya ibyo mu miringoti, ibiki byose aragenda ngo Yesu anyura aho hantu yarari. Arangije Yesu aramukebuka, akebuka aho Mariya ari. Akimukebuka Mariya akireba Yesu, haleluya, ngo akimureba bya bisazi bita bimuvamo. Arongera agaruka aho Yesu ari. Imana ishimwe cyane. Arangije Yesu aravuga ati nimumwambike, mumukarabye, mumwambike, nimurangiza mumugaburire. Mariya arongera akira ibisazi, arakaraba, arambara. Arangije azapfukama imbere ya Yesu aravuga ati nukuri sinzongera gusubira inyuma, ntabwo nzongera kukuvaho, ntabwo nzongera gusubira inyuma, noneho ndagukurikira aho ujya hose uko byagenda kose. Mariya rero aramukurikira. Mariya undi Mariya, commentaire biblique nibivuga Mariya ngo yari umukobwa mwiza cyane. Mu bantu kobwa beza b'Abisiraheli bari barimo, Mariya ari mu bambere. Agakurikira Yesu rero. Mariya yibutse ukuntu Yesu yamukijije bagiye kumutera amabuye, byarangiye byageze ku munota wa nyuma. Mariya yibutse ukuntu Yesu yamukijije ibisazi yarasaze aba ku gasozi, yumva abuze ikintu akora. Arangije aravuga ngo ariko Yesu namukorera iki, Yesu namuha iki? Ariko arangije aravuga ngo Yesu nakugize inshuti yanjye y'amagara. Uzi ko Yesu iyo yabaga ashonje yajyaga kurya kwa Mariya na Marita na Lazaro? Wari uzi ko Yesu iyo yabaga ananiwe yajyaga kuryama kwa ba Mariya? Bari inshuti ze z'amagara. Umunsi umwe rero Mariya bitekereza aravuga ngo ni igiki nakorera Yesu cyiza cyamunezeza. Arabireba, usemana nzagurese ururabo nkuru numushyire, none se nzamugurire se wenda ipantaro n'ishati mbimushyire? Ngo yumva ahisemo ikintu cyiza yakora. Nkuko nawe hari igihe ushobora gutekereza gushima Imana, wabitekereza ukavuga ngo nzajyana iki, nirihe turo nzajyana mu rusengero, niki nzajyana gushima Imana, ukagitekerezaho ukavuga uti wenda nzagenda njyana ibitambaro byo gutegura mu rusengero, cyangwa njyana iki n'iki. Nawe bitekerezaho ngo aravuga ati nzagenda ngure parufe nziza ihenze, nimara kuyigura nyizane nyishyire Yesu, basi nyimusukeho nzumva umutima wanjye uruhutse. Nuko Mariya rero agitekereza ibyo Yesu yamukoreye, agitekereza iyo neza y'Imana, aragenda agura amavuta meza ngo y'amadahamya agati kitwa narada, yari parufe ihumura ngo n'ubu ntabwo ushobora kuboneka kuri iki gihe. Yari parufe nziza cyane. Aragenda arayigura, arangije arayizana. Ngo Yesu icyo gihe bari barimo kurira kwa Simoni w'umubembe, niho bariraga, icyo gihe niho basangiriraga n'abandi bantu bari kumwe. Bari abantu b'abagabo gusa bari kumwe nawe, bicaye barya. Mariya aratanya, aragenda afite parufe nziza, abacamo hagati. Arangije aragenda apfukama imbere ya Yesu. Amaze kumupfukama imbere bati dore yandaye iragarutse. Burya abantu tujya duca imanza cyangwa tugafata umuntu ko atari, ariko Imana nireba mu mutima. Imana Yesu amenya mu mutima wa Mariya icyo atekereza. Araza amupfukama imbere, arangije atangira kurira Mariya menshi yibutse urukundo bakundanye, yibutse neza yamugiriye, yibutse ukuntu yamukijije abadayimoni 7, yibutse ukuntu yamukijije bagiye kumutera amabuye yahasambanye. Arangije ngo yumva biramunejeje, atangira kurira, maze ngo aririra ku birenge bya Yesu. Arangije abihanaguza umusatsi we, arangije afata ya mavuta meza ayamusuka ku birenge, ayamusuka ku mutwe. Arangije ngo arishima, yumva neza, avuga ati aka kantu nkoze uko biri kose ndumva nkoze akantu, basi gakore ku mutima w'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu nawe bimukora ku mutima. Naho abandi bayuda babandi babikaga impiya batangira kuvuga ngo impamvu ngo se kubera icyo amavuta yapfushije ubusa twari kuyagurisha tugaha abakene. Nese ibyo yakundaga abakene, ahubwo bashakaga yo kurya. Buriya rero rwose reka mbabwire bene data, hari ikintu dukuriye kumenya. Utekereza urukundo Yesu yagukunze, utekereza imirimo myiza Imana yagukoreye, nurangiza ubiha agaciro. Numara kubiha agaciro, Yesu nawe azaha agaciro akurikije umutima wabikoranye. Yesu nawe azakugira neza kandi azaguha umugisha. Imana ishimwe cyane. Aragatekereza, unyakunda gutekereza. Hari abana babiri biganaga, niko ngiye kurangirizaho ntabwo turi butinde, kandi nukuri Imana ibashyigikire. Mumbabarire umuntu uri bwumva ubu butumwa abwumva burangize, buragufasha rwose uko byagenda kose. Hanyuma rero ku gatekerezo, abo bana babiri bariganaga mu ishuri, bagakundana cyane, ariko umwana umwe yari umukene, undi mwana iwabo barabakire cyane mu rwego rwo hejuru. Ariko uwo mwana wundi barabakene hasi, mu rwego rwo hasi bikomeye. Ngo baga mu kazu k'ibyatsi
baryamaga mu birere bagasasa ibirere bagashyiraho umusambi bakaryamamo. Mu kurya byarabagoraga cyane ku buryo ngo bahingaga ibijumba, ariko ibijumba babihinga byaba bitari byera bakajya kubikura bitari byera ari imishori. Hanyuma rero bakundana n'uwo mwana ku ishuri, umwana ntiyagiraga iniforume ariko wa mwana w'umukire akazimuzanira. Hanyuma n'ikaramu, wa mwana w'umukire ni wamuhaga ikaramu yo kwandika. Ikintu cyose yazanaga utubombo akamuha, iwabo bamuhaye ibyo kurya agahishaho akazanira wa mwana w'umukene. Ikintu cyose abonye akamuzanira. Umwana nta kintu yigeze akina ku ishuri, byose yarabimuzaniraga, ariko bakundana cyane. Wa mwana w'umukene akavuga ati si uyu mwana w'umukire unkunda gutya, nge namukorera ikindi giki namuha, ariko akumva nta kintu yamuha nyine. Birangije ngo umwana w'umukire abwira umwana w'umukene, umwana ati uzaze kunsura. Umwana w'umukene ajya kumusura, agerayo baraganira barishima, amuha ibiryo, amuha amafiriti, inyama, ibintu byose byiza namwe muzi biryoha. Byose byabaga biriya, akamugaburira, bagatembera, bagakina mu cyumba cye. Bugeze aho ngaho ngo umwana aramubwira ati njye kukwereka no mu cyumba aho ba papa na mama baryama, ajya kuhamwereka ahantu heza cyane. Mu byumba by'abavandimwe barahamwereka. Umwana aramuherekeza arataha yishimye. Buracyongera aramusura, hashize iminsi arongera aramusura nka gatatu. Bukeye wa mwana w'umukire rero abwira umwana w'umukene ati nanjye ndashaka kuzaza kugusura, nzaza kugusura rwose mu munsi. Umwana w'umukene ubwoba buramwica, arahangayika, ahangayikishwa no gutekereza yuko umwana w'umukire azaza kumusura kandi nta hantu afite azamushyira. Akavuga ati wase turabakene, nzamwicaza hehe? Bagiraga twa dutebe tw'utunyarwanda twa kera tubi, nta hantu ho kumwicaza yari afite. Noneho ngo umwana w'umukire abimubwiye, umwana w'umukene ubwoba buramwica. Amubwira ati ejo nzagusubiza, nzakubwira. Arangije aragenda abwira papa we na mama we ati wa mwana w'umukire njya mbabwira ungurira ikaramu, nk'iniforume, unkorera ibintu byose, unyijyana iwabo akankorera ibintu byose bishoboka. Yambwiye ngo ashaka kuza kudusura, none ubu ngubu nzamuzana ahangaha koko. Nuko ngo Isa aramubwira ati uzamuzana ahangaha nta kibazo, turi abakene, uzamuzane mu gikene cyacu. Umwana ati wajya gutira se aho mwakirira? Undi ati boya. Isa aramubwira ati uzamuzane mu bukene bwacu. Hanyuma rero umwana w'umukene aragenda abwira wa mwana w'umukire ati rero ejo uzaze kudusura nta kibazo, iwacu babyemeye. Barangije rero ngo baragenda baritegura, mva baratunganya, barakubura. Kuko barakuburaga bagiraga inkoko, bakagira ihene zikaba mu cyumba iyo ngiyo mu mfuruka hirya aho ngaho, inkoko zikaba mu mfuruka aho ngaho, amatotoro, amahurunguru byose byabaga aho ngaho mu nzu. Naho bacanaga harimo ivu, harimo amashyiga, harimo ibiti byose, niho abana baryamaga. Byari ibibazo. Noneho ngo barakubura, wa mwana barakubura, ariko bakubura bajyana amatotoro hirya, baragenda babirundira hirya ahantu mu mfuruka hirya. Bamaze kubiharundira rero, ariko ubona aho bari bicaye ahantu basigaza agasaro k'ahantu bagomba kwicara nyine na wa mushyitsi na twa dutebe twabo. Bari bakwitwa tw'utujumbu dutoya, batetse utwo dushyimbo twabo. Nuko rero bitegura umushyitsi araza, baricara baraganira. Noneho mu gihe bari bicaye muri ya nzu y'ibyatsi imeze gutyo, wa mwana w'umukire yari yishimye, ngo arimo kuvuga ati yo mufite akabingaro keza, kana akabingaro keza rwose, yumva yishimye. Bazanye ibiryo, bazanye ibyo bijumba bitogosheje, bidahase, bigize gute. Umwana bibonye yumva arishimye cyane, avuga ati yo murya ibintu biryoshye cyane rwose, ngo yumva bamushimishije. Ariko wa mwana w'umukene ipfunwe ryari ryamwishe, isoni, yumva yamwaye, aravuga ati aranseka, aranegura. Ariko umwana w'umukene nta kintu byari bimubwiye. Ariko ngo yakwicara akajya yumva akanuko gaturuka hirya, kakanuko kiki, kamahurunguru, kamaganga y'ihene, y'inkoko n'iki byose. Nuko ngo ariko akihangana akavuga ati ndabireba n'abakene. Umwana ngo w'umukire arishima, aravuga ati nshimishijwe nuko naje gusura umwana w'umukene, inshuti yanjye. Nuko rero igihe kigeze aramuherekeza, rero aramubwira ati burije ndatashye. Aramuherekeza, arangije bageje mu nzira, wa mwana w'umukire abwira w'umukene ati ntabwo nzigera ngaruka kugusura, bibaye ubu ngubu turatandukanye, ntabwo nzagaruka kugusura. Undi ati se kubera iki ko nzi ko wansuye, ko turi inshuti, kibi nagukoreye ni iki? Aravuga turabizi ko waje iwacu nkwereka aho turyama, ntabwo wanyeretse aho uryama. Waje iwacu nkwereka aho papa na mama baryama, ntiwanyeretse aho papa na mama wawe baryama. Waje iwacu nkwereka aho dutereka, none ngewe ntabwo nzagaruka kugusura, kereka niwemera tugasubira mu rugo ukabinyereka,
byose ukabinyereka. Umwana w'umukene ngo ubwawe uramwicara avuga ati sinshobora kumusubiza ngo njye kubimwereka, ariko undi mutima akavuga nintandukana nawe nzakuraho ikaramu yo kwandikisha, nzakuraho iniforume zo kwambara, nzakuraho ibyo byose yajyaga mpa byo kurya n'iki byose nzabikura he. Arangije ngo abitekerezaho, arunama abitekerezaho, arangije avuga ati aho kugira ngo mbure uyu muntu wari ufitiye umumaro, ngiye kugenda mwereke uko bimeze kose, nashaka seke cyangwa rorere, ariko ibyo byerekanye ndimwereke. Afata decision nziza, basubirayo, bageze mu rugo ahita amwereka, agenda aramwereka, tumva rero twebwe nuko tubimeze, turi abakene, turaho turyama, abona kariri k'ibirere kariho umusambi, ati duraho duteka, abona ivu ryuzuye aho ngaho, ati duraho papa na mama barasanga ni ku rutara rutagira gahunda, ntabwo bagira nicyo biyorosa ntaki. Ngo umwana arababara, ararira cyane, wa mwana w'umukire ararira, aravuga ngo yumva agahinda karamwishe. Arangije aramubwira ati ntabwo ureba ko ukuntu wari ugiye utanyaretse n'ibintu byose, wagenda babaye. Ariko ndaramuherekeza, bageze mu nzira avuga ati urakoze, uri inshuti yanjye kugeza gupfa, kuba wemeye kunyereka uko muri nuko mumeze. Imana idufashe twerekane uko turi, tuzi imbere y'Imana uko turi, twe kwiyerekana ukundi kuntu. Imana nitumara kwiyereka ukuri kwacu kose, Imana izadufasha kandi izadukunda, dushyigikire. Imana ishimwe cyane. Wa mwana rero aragenda, ageze iwabo, aragenda abwira se ati papa ndagushaka. Baricara, aravuga ati ndashaka gusaba ikintu, nagiye iwabo wa mwana w'inshuti yanjye, n'abakene iwabo ntibagira aho baryama, ntibagira icyo barya, aho baryama hateye agahinda, aho bateka atekerereza se uko bimeze. Isa arangije aramubwira ati mwana wanjye, ibyanjye ni ibyawe, none genda mugukoreshe pura, ububakira inzu nziza. Barangije bubakira inzu nziza cyane, bashyiramo ibitanda, bashyiramo za matora, bashyiramo amadusha, amatuwarete mu nzu, bakora ibintu byose kubera ko umwana yemeye kwerekana uko ari. Ndagira ngo bene data mbabwire, erekana uko uri, byereke Yesu, wiyambike ubusa imbere ya Yesu, umuhe umutima wawe, hahandi mu mutima wakizemo amatotoro n'ibintu by'amaganga n'iki byose, byereke Yesu. Yesu ntabwo yaguseka, Yesu ntanegurana. Narangiza arakubakira inzu nziza yo mu buryo bw'umwuka, aragukorera ibishoboka byose kubera ko wamuhaye umutima wawe. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo arangije ahamagara wa mubyeyi wa mwana na nyina wa mwana, arabahamagara dore inzu nziza twabubakiye, dore iki, na wa mwana babakura ahantu habi babajyana ahantu heza, kubera ko umwana yafashe decision nziza, akemera kujya kwerekana uko ari, akabyerekana. Hari abantu rero bazi imbere y'Imana, ntibereke Imana uko bari, ntibazi uko bari, kandi Imana ntibeshya. Ariko nuza neza, Imana iragukorera igitangaza. Cyo cyo nagira ngo nkubwire ngo turi kumwe mwene data, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Australia, waba uri aho waba uri hose, ubutumwa bwiza nibukugeraho. Wenda ufite ibyo kurya, ufite imyambaro, ufite iki, ariko umutima wawe hameze nk'aho ngaho, hameze nk'arimo ibintu, uwo mwanda wose, ayo matotoro, iki byose. Ariko reka Imana umutima wawe ukuri, nurangiza Yesu urukundo yadukunze ni nka rwa rundi babana bakundanye, azagukorera byose kuburyo azagukenura nawe ukumva urishimye. Yesu abaha umugisha. Ndahumuriza imfubyi uyu munsi kuri gitariki, njye nkunda imfubyi cyane, uburyo iyo mpuye n'umuntu ubabaye mba numva umutima wanjye nanjye ubabaye. Rero mu gukunda imfubyi ndagira ngo mbabwire, muhura n'ibibazo byinshi, imfubyi zihura n'ibibazo byinshi, aho mwarerewe wenda wari imfubyi kuva kera, uza kugira ubuzima bwiza, ugira mu buzima bwiza, ariko ntuzibagirwe aho Yesu yagukuye. Ufite ibikomere wahuye nabyo, watewe n'ingo wagiye ubamo, watewe n'abagiye bakagufata ku ngufu, bakakuvyora, bandi bakakwigisha ingeso zitandukanye, wahuye n'urugamba rukomeye rw'abantu bagiye bagukorera ibintu bitandukanye. Ariko ndagira ngo mpinginge, warakuze kuko umaze kugira ubuzima, ariko ibyo bikomere ntibiguherane, ahubwo ubwira Imana ngo Yesu ndaje, wambara ubusa imbere y'Imana, uyihe umutima wawe wose. Ibya bintu byose wahuye nabyo Imana irakubabara, ndetse irabizi ko atari we wabyiteye, ababiguteye nabirabazi. Izi ni ukuntu byagenda, Imana yagukorera ibitangaza, izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Yesu rero abampera umugisha. Buriya hariho igihe ntekereza, njye impamvu iri jambo ndikunda cyane, impamvu nkundira ijambo kandi iri jambo rikaba rifata umutima wanjye, nange njye nibuka ibyo Yesu yankoreye. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo uwababariwe byinshi akunda cyane. Buriya reka mbabwire, Yesu yankoreye ibitangaza. Yesu yankoreye ibitangaza bikomeye. Buriya nababwiye ko mfite abantu 8,
ariko jewe bwa mbere nashatse narabyaye, nabyariye iwacu nari umufiyemeri. Iyo umuntu amaze kubyarira iwabo byose biba birangiye, abataye agaciro, abazi ko nta n'umuntu uzanamushaka, ababona mbese ahita atana agaciro mbese mu buryo bukomeye. Mu by'ukuri nkimara kubyarira iwacu numvaga ubuzima bwose burangiye. Njyewe ubundi viziyo yanjye numvaga afite viziyo nziza, kubera ko nize nkiga primaire, narangiza nkiga familiare, nkayirangiza numvaga viziyo yanjye ari nziza, nari ngiye kuba umwarimu na remplacer, numvaga nyine mfite ubuzima bwiza imbere, nkumva nzashaka umugabo mwiza, nkumva nzakora ubukwe, nkumva nzakora. Ariko siko byangendekeye, ahubwo naje guhura n'ibibazo, umugabo antera inda, tutanaziranye tutanakundana, ku buryo ntabwo n'ubuhamya burebure ntabwo nabijyamo, wenda ikindi gihe nzabitangamo ubuhamya ariko si ubu ngubu. Ku buryo n'izina rye naribajije ntwite, kugira ngo menye izina rye naribarije ntwite, ariko aho yarakwiye hunda hazi kuko nyine nari mpazi, ariko nahabonye ahacururiza gutyo. Ni umuntu twari tuziranye mu nzira gutya aza kwa nyogokuru, kuko iwacu ni ku Kacyiru niho twavukiye, ari wabo wa mama ni wabo wa papa ni ku Kacyiru. Ubwo rero nari ndi wabo wa mama kwa nyogokuru Kacyiru, bagiraga bapangaye akageza kuri abo bapangaye, naho namubonye gutyo. Nyuze rero iwe acuruza arampamagara ati unyuze ku rugo utancuhuje, ngira mwenda musuhuza kuri butike, ahita nkingirana aramfata. Nuko nguko yanteye inda, ntamuzi, tutarakundanye, ntabyo twaganiriyeho, ntwara inda nto. Hanyuma rero nkimara gutwara inda mba ntayibara, mba ntayisaro, biba birarangiye. Iyo umuntu yamaze kubyarira iwabo byose biba birangiye. Nuko byangendekeye inda babo barangira agahinda ko ku mutima. Ariko maze kubyara mbona ko ubuzima bwanjye burangiye. Urumva uwo muntu kera babitaga ibishubaziko, bakakwita amazina yo bashaka, urumva. Hanyuma rero mbaho muri ubwo buzima, nkumva ko nta cyiza nabona, nkumva ko nta cyiza kizambaho, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nishimwe. Haleluya! Ijambo riravuga uwababariwe byinshi akunda cyane. Niyo mpamvu nanjye numva nshima Imana kubw'ibyo yankoreye. Imana iza kuza kumpa umugabo muri 87 mu kwezi kwa 8, nibwo Imana yampaye umugabo, turabana. Ari umujene kijya afite imyaka 21, nge mfite 23, munamurushaga imyaka 2. Turabana, urumva naranabyaye, ariko Imana iramumpa, turabana twubaka urugo rwiza, Imana iradushyigikira. Na bugingo n'ubu ngubu niwe turi kumwe. Imana yangiriye neza muri ubwo buryo. Iyo nibutse ibyo bintu Imana yankoreye, numva nayiheka, numva nayikore, mbese mbura icyo ntinyikora. Mera nka Mariya wagiye kuzana ayo mavuta, nanjye naravuze Imana ni iki nagukorera. Mfite ubuhamya nzabaha ikindi gihe, ariko ntabwo ari ubu ngubu. Nzabaha ubuhamya mbabwire ukuntu nagambiriye gukorera Imana ngo nyinezeze nkuko nayo yanejeje. Imana yaranejeje, nibyo mabwiye ngo yampaye abo bana, ndabyara, ngira abuzukuru bangana gutya, mfite abakobwa ba mama n'abapapa, mfite Imana yampaye amashami. Haleluya! Ariko hari wenda iyo bitaza kugenda gutya, numva nkiri igishwaziko, mba nkiri umuntu mumbabarira abantu babyariye iwabo, ntimwumve ngo niko batwitaga. Ubwo ubwo nta kibazo bisigaye binariho bigezweho, nta kibazo, ariko icyo gihe ntabwo byari ibintu byoroshye. Rero abafiyemere namwe mwihangane, mukomere, mwitware neza, mukunda Imana, Yesu azabahindurira amateka. Murakoze cyane. Haleluya! Ndashima Imana rero kubw'ibyo byose. Nagira ngo mbabwire impamvu Mariya Magadalena yakurikiye Yesu, yarazi icyo yamukoreye, yarazi neza yamugiriye. Nanjye rero nakurikiye Yesu maramaje, nkunda Yesu n'umutima wanjye wose. Numva kuri njyewe gukorera Imana ibyo bintu bimbamo, uko byagenda kose nagira intege nke nk'abandi bose, ariko jewe nkunda Yesu cyane. Kandi impamvu mukunda nuko nanjye yankunze akankorera ibyo byose. Ibindi tuzagenda tubiganiraho. Yesu abaha umugisha. Amen. Reka rero dusenga Imana. Ndagira ngo sengere umuntu wese wumvishije ijambo, ushaka kwihana, ushaka guha Yesu ubuzima bwe, akamuha ubugingo bwe, ushaka ko Yesu namuhindurira amateka, ngiye kumusengera Imana. Hanyuma rero uyu nimara kumvira isengesho, nawe aho uri wapfuka mugasenga, ukabwira Imana ngo Mana mbabarira. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Mana, uyu munsi w'umunsi mwiza ku muntu wumvishije ijambo, Uwiteka Imana yacu, ndakwinginze
gira icyo ukora data wa twese. Sengeye imfubyi Mana nyagasani zumvishije ubu butumwa, Mana bubafashe, Mana sengeye abapfakazi, Mana nyagasani ubahumurize, ubihumuriza Mana muri uru rugendo. Sengeye abatagira shinge n'abatagira rugero, sengeye abameneshejwe, sengeye ababuze ababo, Mana nyagasani sengeye abakodesha batagira aho baba, ngo batabare ubarengere, sengeye abashonje kugira ngo ubagaburire. Mana nyagasani ugira icyo wakora, ukora ibikomeye n'ibitangaza, kuko uri Imana ishobora byose. Ndagushimye Mana ko wumva. Sengeye Mana nyagasani iyi TV uyishyigikire Mana nyagasani, kugira ngo Mana igeze ubutumwa bwiza ahantu hose muri iyi si, kandi Mana nyagasani nukuri uyishyigikire. Urakoze ko ubyumvishe kandi ubyitayeho, mu izina rya Yesu nimwo byambaje. Amen. Amen.